icyatumye musiga ikereti kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. Murakoze, nitwa Muvunyi Claude, nkaba ndi umuhanzi, nkaba mfite ubumuga bwo kutabona, nk'abankurikiranye cyangwa barimo kundeba barabona ko mfite inkoni y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Reka kwiganyira mwene data, oya reba Yesu niwe buhungiro bwawe, agufitiye imigambi myiza, tuzi umutima wawe azaguha si byiza. Ubumuga bwanjye rero bwangezeho 9 nkitwa na Grenade imena amaso, ariko imaze kumena amaso hari igitangaza Imana yankoreye impano yayo yo kuyikorera, yo kuyihimbira. Ubu ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo zaririmba Imana. Iherezo y'ubuzima nire kugeraho, ubusihanganire kuva muri uyu mubiri, ubuzatumbiri ugiye kandi usiboneze, ubutazakorwa n'isoni mu irembo y'ijuru. Reka tubahe ikaze bakunzi ba Odd Media TV n'ikiganiro Odd Media Talk. Turi kumwe rero n'umuhanzi aratangira atwibwira. Murakoze, nitwa Muvunyi Claude, nkaba ndi umuhanzi, nkaba mfite ubumuga bwo kutabona, nk'abankurikiranye cyangwa barimo kundeba barabona ko mfite inkoni y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ubumuga bwanjye rero bwangezeho 9 nkitwa na Grenade imena amaso, ariko imaze kumena amaso hari igitangaza Imana yankoreye impano yayo yo kuyikorera, yo kuyihimbira. Ubu ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo zaririmba Imana. Hanyuma Muvunyi, uratangira utubwira n'iryari wiyumvisemo ko ufite impano y'ubuhanzi, uratubwira muri rusange urugendo rwawe rwa muzika rwatangiye gute ryari? Namugaye mfite imyaka 9, 2005 ntangira kwiga amashuri y'abatabona, ndiga ngeze mu wa 6 nibwo nafaye tuba dufite na Bibiliya zandikishijwe inyandiko yitwa Braille, ndayisoma nsoma icyanditswe numva kiranejeje, mpita nkoramo indirimbo. Ariko ubwo buhanzi bwanjye ntabwo nabwikomoyeho, n'ubundi ni muri famille yanjye harimo abahanzi benshi, niyo Imana ituruka n'impano yavuye, nanjye impano yo kuyikorera nyihimbira, ndumva ari icyo nakwira. Nyuma yo kumva intangiriro y'urugendo rw'umuziki mu buzima bwawe cyangwa se ku buzima bwawe, ese nizihe ndirimbo zawe ufite? Ni indirimbo zingahe? Iziri hanze ni izihe? Izo utarashyira hanze ni izihe, haba mu buryo bw'amashusho ndetse no mu buryo bw'amajwi? Mfite indirimbo 68, ariko ubu maze gusohora indirimbo 5. Izo 5 imwe niyo ifite amashusho agaragara yitwa Ikereti. Ndumva ari cyo nakubwira. Yes Muvunyi, hanyuma nk'uko twabimenyereje abakunzi ba Odd Media TV, by'umwihariko abakurikira ikiganiro Odd Media Talk, uratangira uduhereza akapera ku ndirimbo yawe yitwa Ikereti, cyangwa se niba na ngombwa itirimbire yose, you have your time. Murakoze cyane. Ntangize ubundi urabona ko ndi umuntu mutoya, ariko Imana niyo itanga amajwi. Ntangize ikintu bita base. Icyatumye ngusiga ikereti, icyatumye ngusiga ikereti, icyatumye ngusiga ikereti kugira ngo utunganye ibidatunganye
itunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. icyatumye musigikere icyatumye musigikere icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. none se wowe mwene data wowe urumva umeze ute? ngaho tunganye ibidatunganye kugira ngo tabaho umugayo. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. abasaza n'abakecuru basayishwa n'iby'isi ahubwo bakomere ku rugamba bagiye gutsinda. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. bavuga ko bazi Imana ariko bagayakane ibyo bakora. none se mwene daturi hano tunganye ibidatunganye. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse. icyatumye musigikere tino kugira ngo utunganye ibidatunganye kandi ubwira abakuru b'itorero bajye mu midugudu n'abategetse.
urakoze cyane Muvunyi, twabyumvise twabibonye ndetse n'abantu badukurikiye babashije kubona uburyo ki uri umuhanga. Tugaruke rero ku rugendo rwawe rwa muzika, hari imbogamizi wagiye ugira nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Tugenda tubona benshi batagira amahirwe nk'ayo aka kanya navuga ko ufite, ariko uratubwira mu mbogamizi wagiye uhura nazo mu rugendo rwawe rwa muzika ni izihe, ese wagiye ubyitwaramo ute kugeza aka kanya ukaba ugihagaze gutya? Imbogamizi ni nyinshi mpura nazo. Uragero mbashije kugira amaso nk'izi ndirimbo, iyi karete nayikoze 2018, indi nyikora 2020, indi nyikora 2022. So urumva ko nagendaga hacamo igihe. Kubera iki? Kubera gushakisha amafaranga agenda mburira. So ariko aho icyo niyo mbogamizi mpura nayo cyane, yo gushaka amafaranga kuyabona. Rero iyo nafatisha nyine udufaranga nibwo mpita ntera intambwe nkajya studio bakabasha kunkorera. Iyo niyo mbogamizi mpura nayo cyane. Ubwo rero muri make iyo niyo mbogamizi mpura nayo kandi niyo ingora. Naho mu bundi buhanzi, kwandika ndiyandikira indirimbo nta kibazo, guhimba ndahimba. Hariho abahimba bareba bakabana ibintu baciyemo, ariko ngewe ndakurura nkatekereza nkasoma Bibiliya nkavanamo ibyanditswe nkabasha gukoramo indirimbo bikagenda neza. Imbogamizi mpura nayo cyane cyane ni iyo ngiyo bwa mbere nakubwiye, n'ahandi hose nta kibazo. Hanyuma Muvunyi, reka tuguhereza akanya wongere udushyushyeho gakeya, wongere udukangure. Bashobora kuba bamwe bari batangiye gusinzira, wongere udukangure utirimbireho gatoya kuri imwe mu ndirimbo zawe, cyangwa se iyi ndirimbo ya kabiri, ubundi n'abadukurikiye babashe gukomeza kuryoherwa. Murakoze cyane. Indi nakoze iravuga ngo Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibiza mbaho, ntabwo nkwiye kuzajya niganyira turi kumwe. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibiza mbaho, ntabwo nkwiye kuzajya niganyira turi kumwe. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibiza mbaho, ntabwo nkwiye kuzajya niganyira turi kumwe. Reka kwiganyira mwene data, oya reba Yesu niwe buhungiro bwawe, agufitiye imigambi myiza, tuzi umutima wawe azaguha si byiza. Dore ntabwo namenye ibizabaho biri imbere, niyo mpamvu nishize mu maboko y'Uwiteka. Dore ntabwo namenye ibizabaho biri imbere, niyo mpamvu nishize mu maboko y'Uwiteka. Reka kwiganyira mwene data, oya reba Yesu niwe buhungiro bwawe, agufitiye imigambi myiza, tuzi umutima wawe azaguha si byiza. Naca mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, nzakomeza inzira nyoborwamo n'Uwiteka. Nubwo naca mu
gicucu cy'urupfu sinzatinya, nzakomeza inzira nyoborwamo n'Uwiteka. reka kwiganyira mwene data, oya reba Yesu niwe buhungiro bwawe, agufitiye imigambi myiza, tuzo umutima wawe azaguha si byiza. Reka kwiganyira mwene data, oya reba Yesu niwe buhungiro bwawe. giraho ubuhamya uduhereza gatoya bw'uburyo waje guturikanwa na grenade ukisanga amaso yawe atakibona kandi wari ufite amaso mazima. So iyo grenade kugira ngo inturikane twari turagiye mu cyane cyenda, twari abana 7 turagira saa 3 z'igitondo tugwa kuri grenade, ariko icyo gihe nawe twari tuzi na mfite imyaka 9 nari ntamenya ubwenge, uretse ko nari nzi gusa nasomyeho nkabona handitseho grenade y'inshinwa. Turagitoragwa tujye cyarapfuye, abana barekinisha cyane saa 6 saa 7 saa 8 turashora tugigifite, twebwe tujyaho cyarapfuye kuko baye muri iyo minsi aho hantu hari amaze gutwikwa, tabo ikintu cyacu n'umuntu ngiturike ibi nticyapfuye. So turakibika turashora tumaze gukura, twongera tukigarukaho saa 11 nibwo inka nagiye kurobanura inka za nyine kugira ngo negereze mu rugo abariho ndagira kugira nyure. So ngiye kurobanura inka nibwo cya gisabo cya babana twari kumwe bakoze ku mpeta, gikubita ndimo ndagakubara mbabwa namuze murobanizanye umuntu agenda aragira hafi y'iwabo, cyaraturitse kinkubita mu maso kirayamena. Kimaze kuyamena cyica abandi, cyica 6, cyica 5 sorry, cyica 5 dusigatira 2, undi cyamucamugwa n'amaboko. N'uwo munsi ishize numvishe nk'uko bambwa ko yapfuye, kitwica gutyo, igisasu kimubita gutyo, naho ubumuga bwanjye bwahereye, naho ubumuga bwaturutse kutabona naho byavuye. Ariko ndashimana ko uyu munsi nyibasha kuba nkiriho, nyibasha guhumeka nk'uko abazima, kandi Nyagasana kinzinze akinkorera ibyiza. So murakoze cyane. Tugenda tugana no ku musozo ho gatoya, turagira ngo usobanurire abanyarwanda bari kugukurikira cyangwa se n'abari hanze yarwo, ni hehe bashobora kukubona, haba kuri social media zigiye zitandukanye, abakeneye ko bagutera inkunga, uburyo bakubonamo ama platforms ugiye ufite, uratubwira aho bagusanga. Nimero yanjye ya telefone ni 078 6 800 954, 078 6 800 954. Wanshaka kuri Airtel ni 072 56 93 123, 072 56 93 123. Izo ni nomero wampamagaraho, iyo niyo nomero wambonaho. Uwashaka kujya ku rubuga rwanjye kuri YouTube wakwandika Ikereti by Muvunyi Jean Claude, uhita umbona n'ibihangano byanjye byose niho biri, ukabicuranga ukumva ubutumwa burimo. Cyo nuko wagirirwa neza, kandi Imana nayo mu ijuru nayo yakugirira neza. Iherezo y'ubuzima nire kugeraho, ubuzihanganire kuva muri uyu mubiri, ubuzatumbiri ugiye kandi usiboneze, ubutazakorwa n'isoni mu irembo y'ijuru. Iherezo y'ubuzima nire kugeraho, ubuzihanganire kuva muri uyu mubiri, ubuzatumbiri ugiye kandi usiboneze, ubutazakorwa n'isoni mu irembo y'ijuru.
kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Urinde umutima wawe utagwa mu gicu, kuko Satani adutegeye kuri rwa ruzi. Nubwo yatugerageje tukamunanira, aduteze ku mubiri umunyantege nke. Urinde umutima wawe utagwa mu gicu, kuko Satani adutegeye kuri rwa ruzi. Nubwo yatugerageje tukamunanira, aduteze ku mubiri w'umunyantege nke. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Nugera mu rugendo rwawe naguzayoba, kuko igare y'umuriro rigutegereje. Ibyo wibwiye si byo bizagusohoraho, uzagenda ukuri kose ntuzarebe inyuma. Nugera mu rugendo rwawe naguzayoba, kuko igare y'umuriro rigutegereje. Ibyo wibwiye si byo bizagusohoraho, uzagenda ukuri kose ntuzarebe inyuma. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro. Uzareba imbere yawe usibuke intwari zabanjayo, uzareba umwami wawe aza kwakira neza, natwe tuzagusabira ngo ugende amahoro.